inshuti za Lorenzo Info ndizera ko meze neza cyane. Amakuru yanyuse mumeze mutaho ngaho muri mu masibo mu midugudu yanyu abari mu Rwanda nyine avuga ikinyarwanda bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese ndabifuriza ko mwagira amahirwe mu cyumweru gitaka nizera ko gishize cyabagendekeye neza bitagendekeye neza nabihanganishije ariko nanabakomeza mbatera ikizere n'akanyabugabo. Birumvikana ni Lorenzo Info amakuru y'imikino akuryoheye mu buryo bwawe. Birumvikana hari abamaze iminsi banyishyuza bati Lorenzo kuki maze iminsi duha video ariko zitarimwe amafoto, inkuru za face off zitarimwo zirimwe amafoto menshi agaragaza ibyo uvuga nazo ziraryoha. Abantu bati rwose yugerageza nanjye rero ndabitabye reka mbabwire ibigezweho ku munsi w'ejo. Ntabwo nabonye umwanya wo kubabwira inkuru yo muri APR Football Club ishyirwaho ry'abayobozi bakuru b'ikipe. Birumvikana ekipe ingabo z'igihugu ku munsi w'ejo nibwo ekipe ya APR Football Club rero yabonye abayobozi bashya ku nama yari maze kuba rwose ikemeza ko birumvikana Fande Richard Karasira akaba rero ari lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel Richard Karasira rusanzwe ari umuyobozi wa Marine Football Club akaba rero yagizwe chairman w'ikipe. Hanyuma rero Uwayezu François Regis wigeze kuba SG muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa akaba yagizwe vice chairman wa mbere. Birumvikana ko rero ashobora kuzaho n'uwa kabiri. Ekipe ya PF Celeste abayobozi ikipe muyitege ekipe ingabo z'igihugu mu by'ukuri nabonye team igiye kuyobora APR Football Club ngira ubwoba. Tekereza ko umukunzi wa APR Football Club ureba kure ugiye kubona iyi ngoma birumvikana ya Afande Richard ndetse na Regis w'umusivile utari umusirikare umunyamupira ariko umuyobozi w'umuhanga cyane. Dushobora kuba ari ubwa mbere dushobora kuba tugiye kubona APR FC ifite leadership iri ku rundi rwego tutigeze tubona. Dushobora kubona APR FC nziza ikomeye tutigeze tubonaho na rimwe. Nagize ubwoba nikanzemo ibingibi ndaza kubikoraho indi nkuru nitonze ndacyacukumbura nshake mirongo migari y'ubuyobozi bwabo muri APR Football Club ndebe icyo baje gukora ariko ndacyabyegeranya ndaza kubibakorera. Gusa icyo mwakwitega ni kimwe ku bakunzi ba APR Football Club n'abakeba. Iyi ni APR FC tugiye kubona itarigeze ibaho. Ni APR FC ishobora kuba igiye kufite imbaraga itigeze igira. APR FC igiye kuyoborwa na Afande Richard tuzi nibyo tumuziho ndetse ari kumwe na Uwayezu Jean François Regis umusivile w'umunyamupira uri hafi na ekipe. Ntabwo ndi bivugaho byinshi ariko mwitege ikintu kiremereye, mwitege revolution muri ekipe ya APR Football Club. Revolution ntabwo ari hiri gusa. Revolution iri muri APR FC hiri gusa kuko no muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda nicyo kinzanye kugira ngo babwire impindura amatwara ibivuye muri aya matora arangiye muri iki gicamunsi. Inkuru rero y'umugoroba nta kindi igomba kwibandaho kiremereye na amatora muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Kugeza ubu ngubu tuzi Perezida wa Federation n'abazamwungiriza Alphonse Munyentwari. Izingiro ry'ihindura amatwara cyangwa se impindura amatwara mu miyoborere y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ni ibintu c'est du jamais vu. Ferwafa mwagiye muyibona abenshi bazango Ferwafa yananiye abasirikare, Ferwafa yananiye abacuruza abanyemari bakomeye cyane, Ferwafa yananiye abasifuzi mpuzamahanga. Iyi Ferwafa ni gatiki, iyi Ferwafa izayoborwa nande? Bimwe nyine twajyaga twiga kera ku gihe kanecwa batubwira ngo izicwa nande. Bakubaza ikibazo babaga bari kutwereka nyine imbogo y'amahembe rwose yikaraze yari yarayogoje rubanda baza ngo izicwa nande. None si Ferwafa yo izayoborwa nande? Icyo kibazo mwarakibaje muri benshi ariko kuri inshuro mbazaniye amakuru, mbazaniye analyse ndetse na observation ntekereza ko mutigeze mwumva handi. Observation nanjye ntekereza ko nyifite mu buryo buri unique uretse abakoze umushinga wabyo n'abawutekereje abacurabwenge ariko mu banyamakuru naraye nkurikiye space y'abanyamupira irimo abanyamakuru n'abafana bavuga ibintu byinshi naje kubona ikintu kimwe.
ntabwo abantu babona neza aho umupira ugana, ntabwo abantu babona neza icyo Ferwafa, icyo leta y'u Rwanda irimo gukora muri Ferwafa, ntabwo abantu barimo barakibona neza. Ni ikintu gihambaye. Amatora yabaye kubera ko mwari muzi ko of course Alphonse Munyentwari n'Amatiku na Richard bagomba kuba abayobozi ba federation. Byahumye abantu amaso, ntibareba the bigger picture, ntibareba ko iki kintu kigiye gukorwa n'iki. Federation yananiye abasifuzi bakomeye, kananira abasirikare, ikananira abakire, abamiliyarderi. Iyi federation igihe cyageze ngo ijye ku murongo. Iyi federation yahawe abacurabwenge, iyi federation yahawe abanyepolitike nibo bagomba kwiyobora. Ndabisubiramo, iyi federation yahawe abacurabwenge b'abanyepolitike nibo bagomba kwiyobora. Ndimo nibaza ahantu mpera basobanurira ibintu biragoye kubyumva, ariko ndaza kugerageza. Abafite IQ iri hejuru, afite umutwe ufungutse, baraza kubyumva ku buryo buboroheye cyane. Reka ngerageze ku breaking down. Nyine abanyamupira, iryo jambo mbere na mbere, ijambo abanyamupira niryo jambo ntekereza ko rishobora kuba rigayitse mu mupira w'amaguru, kubera ko abantu bararyabijije, donc abutere. Abantu iryo jambo barikoresha nabi cyane, baritesha agaciro, kubera ko abanyamupira bo mu Rwanda nibo bantu ba mbere, nibo abitwa abanyamupira, nibo bantu ba mbere batari inyangamugayo, nibo bantu ba mbere batiza amashuri, nibo bantu ba mbere bemera amarozi, nibo bantu ba mbere bemera ruswa, nibo bantu ba mbere bemera betting, nibo bantu ba mbere bemera guharirana, nibo bantu bimakaza ikintu cyamunze umupira wo mu Rwanda, ikintu nyine cyamaguye. Ni ijambo ry'igifaransa maguye, muri mushake icyo risobanura. Nibo bantu bimitse maguye mu mupira w'u Rwanda, nibo bantu bahawe kuyobora umupira igihe kirekire, bafite inshingano mu mafederation ndetse n'amakipe muri rusange, bimakaza ikintu kibi cyane cyamaguye, ibyemezo byose bigafatwa bishingiye kuri maguye, umupira ntiwagira icyo ugeraho. Umupira rero kwa abanyamupira ugahabwa abanyepolitike bisobanuye iki? Bisobanuye iki? Tera gatebe bisobanukirwe n'ibintu byumve neza. Bisobanuye iki? Ibi bintu icyo bishatse gusobanura, reka nze wenda mbisobanure mu buryo bwumvikana neza. Umuyobozi wa federation aramutse ari umuntu ufite sense ihambaye cyane ku bumenyi bw'umupira w'amaguru, ndavuga perezida wa Ferwafa, ariko kuko atari cyo gikuru, akaba ari n'inyangamugayo, donc akaba ari inyangamugayo, like ni president, he presides, like he takes decisions, afata ibyemezo biyobora umupira w'amaguru. Aramutse ari umuntu w'inyangamugayo ufata ibyemezo bitari influenced n'amaguye, umupira w'amaguru wabugira Imana. Ariko nanone icyiza nuko umupira w'amaguru wayoborwa n'abagabo b'inyangamugayo, perhaps b'abanyepolitike, bafata ibyemezo bikwiye bizima, nk'abo nyine dufite mu nzego zose z'igihugu, mu mutekano, mu buvuzi, mu banki n'amahanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri izo nzego zose, mu mishinga iremereye nk'iya RDB, za Rwanda Revenue Authority, abagabo bafata ibyemezo, abagabo n'abagore bafata ibyemezo bikwiye mu gihe gikwiye, bidakerewe, abagabo bazi ubwenge, byarutwa tukagira abo bari ku ruhembe rwa proje rw'umushinga w'umupira w'amaguru. Noneho abanyamupira, kuko abo dufite ari babi, banduye, ari bagenda niyo virusi imunga umupira, tugashaka abandi banyamupira bafite umutwe hazima bashya, kabone niyo byasaba ko bava hanze y'u Rwanda, kabone niyo byasaba ko hazamo abakiri bato bavuye kwiga imishinga no guhugurwa hanze, kabone niyo hafatwa abakiri bato barizwe neza, bakuzwe neza, batarinjirwamo niyo virusi, bakajya kwiga gutegura imishinga y'umupira hanze, bakaza ariko
hejuru yabo hari abantu bafata ibyemezo bizima bitari influenced. Ngaho mumbwire perezida w'umunyamupira, donc perezida wa federation y'umunyamupira, SG wa federation y'umunyamupira, vice perezida wa federation y'umunyamupira, perezida nibo nyine inshuti z'abaperezida b'amakipe y'abana ravuyemo nyine nabo b'abanyamupira, nibo bahamagarwa kora ibi. Bibaze nka perezida wa federation yakira telefone ivuye ku muperezida w'ikipe runaka, donc amakipe menshi atandukanye, ekipe imwe X bamubwira ngo habura nk'icyumweru kugira ngo aho umukino ukomeye, bati nyaboneka gerageza uduhereze uyu musifuzi. Yashaka kuvuga ati ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari ngiye gutegura abasifuzi, nta nubwo ari ngiye ukwiye kuvuga abasifuzi basifura umukino, nta nubwo ari mwe mukwiye kubimwiranye kwa kahita mbwira no, garukira aho ngaho. Uribuka uko wageze muri iyo ntebe, uribuka uzubasha mfite, uzi icyo ndicyo, uzi ico ndico, uzi icyo nagukorera. Urashaka kuva kuri uwo mwanya, ibuka neza uko wawugezeho, uzi kumpamagara mu kanya. Hari umuyobozi, abanyamupira benshi kubera nyine bo babaye mu club, ibyo babikora bari byo biberamo. Abanyamupira dufite abenshi bawurambyemo nuko babaho, like nibyo bakora, barabyemera bikaba, basenya umupira babizi, barabyemera bikaba. Kuri inshuro rero njya nibuka mu mezi make yashize, ngira ngo mu kwezi kwa gatatu, ubwo twakiraga inama Congress ya FIFA yatoriwemo Gianni Infantino kuyindi manda ye, nibwo perezida wa Repubulika Paul Kagame arimo kwitangiza yexkije ko bari muri yo nama, avuga ati umupira wacu ntabwo ibintu byagenze neza mu myaka ishize, ariko tubirimo muzatugaye gutinda, tubirimo kandi ibintu bizagenda neza. Yabahaye icyizere ko u Rwanda ruri murongo, donc wo kuvugurura ibintu bitagenze neza, ibintu bizagenda neza mu gihe kiri imbere. Ntabwo igihugu cyiteguye kongera kwemerera federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda irimo umwanda, kabone niyo haza abanyepolitike, kabone niyo haza abafite ubumenyi tutakwita baginshi ku mupira, ariko niburi ibyemezo bafata birizewe. Iby'abatekinisiye byo bazatuzanira imishinga, maybe birashoboka ko bava no hanze. Abazanye imishinga ya Rwanda Revenue Authority, abazanye imishinga y'irembo, abazanye imishinga y'ubuzima, abazanye ibiki byose ABCD kugira ngo igihugu kibe kimeze neza gutya, abenjeneri batwubakira imihanda, ntabwo bose ari abo mu Rwanda. Hari igihe twitabaza baturutse hanze, dushobora kubitabaza ariko dufite urwego rufata ibyemezo, nta influence, nta bias y'abanyamupira babi bafata ibyemezo byangiza umupira w'amaguru mu Rwanda. Niyo mpamvu rero Munyentwari Alphonse, the chosen one, nyuma yo kuba meya w'akarere ka Nyamagabe, guverineri w'intara y'Amajyepfo, guverineri w'intara y'Uburengerazuba, Alphonse Munyentwari yabaye perezida wa federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Agapassage gato muri equipe ya Police FC this time around. Felicitation perezida wa Ferwafa Alphonse Munyentwari, perezida wa federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nge nka Lorenzo Christian ndumva neza logique ibiri inyuma, nicaye ndabisesengura, mazi iminsi mbirebamo neza, ndabona umurongo n'icyerekezo umupira w'amaguru u Rwanda urimo, kandi sinekereza kwerega no kuba twaragiye muri kandi 2004 ntabwo twari mu cyerekezo cyiza. Burya iri ari fluke, byarakunze tujyayo kwa guterateranya, kwiyambaza ibiheko n'izindi mana zitandukanye, ariko ntabwo twari dufite umushinga wa football ubuteye imbere umeze neza wo kuzamuriramo abakinnyi beza, kuba twaba igihugu kigize ku mupira w'amaguru cyiza. Tubona ibihugu bitoya nka za Uruguay, za Croatia ifite abaturage bakeya, maybe bafite umupira mwiza cyane pari raporo y'u Rwanda. No muri Afrika ntabwo ibihugu binini ari bifite umupira w'amaguru mwiza, hari ibihugu bitoya bifite umupira w'amaguru uteye imbere kandi bigaragara ko bafite umushinga mwiza w'umupira w'amaguru. Nge rero ndi convinced ku cyerekezo cy'umupira w'amaguru kirangajwe imbere na Alphonse Munyentwari mu myaka 2 iri imbere, ndetse akazongera no gutorwa indi manda. Ntekereza ko bizakunda agatorwa indi manda noneho y'imyaka yindi zakurikiraho, ariko this time arimo arusa ikivi cya Nizeyimana Mugabo Olivier. Murabizi ko nyine yeguye icyo rwose cyo ntabwo mfite kugishidikanyaho na gato. Alphonse Munyentwari niwe uzayicyerekezo uyu mupira. Namubonye muri arimo arakora manifesto, arimo ariyamamaza mbere yo gutorwa avuga ngo
nzabasangaho muri ndi umuyobozi maze ndi umuyobozi. Ferwafa ikeneye nyine ikeneye umuyobozi. Ferwafa ikintu yabuze ni umuyobozi. Umuyobozi uhagaze ku maguru ye yombi, umuyobozi utavugirwamo, umuyobozi udakoreshwa, umuyobozi wa federation un certain Henry Muhire Brulard atari bukoreremo, atari bukoreshe kubera umutumye. Umuyobozi wihagazeho bizananira akavuga ngo oya ntabwo mbishoboye ndeguye cyangwa se biranze. Umuyobozi nyine nkuko tubona nyine abayobozi beza b'iki gihugu. Ferwafa ikeneye umuyobozi wa federation ariko nyine w'umuyobozi uhamye ukomeye kabone niyo yaba atari umunyamupira. Uretse ko Bwana Alphonse Munyentwari ntabwo navuze ko atari umunyamupira kuko n'umupira arawuzi of course, ntabwo abenshi bamwemera nk'umunyamupira kuko atagize igihe kirekire cyo kuyobora amakipe cyane, ahubwo azwi cyane nk'umunyapolitike. Ariko ni umugabo wakinnye umupira w'amaguru, ni umugabo ukunda umupira w'amaguru, akaba kandi umugabo nyine ufite iyo passion yo gukunda umupira kuko abenshi buko akarere ka Nyamagabe akiri meya kipe y'Amagaju buryo yitagaho. N'umugabo ukunda umupira, n'umugabo ukunda umupira kandi twe twemera impinduka. Ashobora gutungura mu minsi imbere ukabona ahubwo n'ibintu utatekerezaga ko azi, ukabona n'umugabo w'igitangaza. Abamwungirije rero, abamwungirijeho niho rwose ho kwitsa no kuduta. Ntabwo nduta habe na gato kuri Richard kuko Richard uko yaje nibimuza donc uko yaje nibimuzanye uyu Richard kamasetse kabatera igiparu ubwo yiyamamazaga mbere kumutora. Yavuze ngo iyo njya vuba vuba, you understand, iyo noga vuba vuba, iyo ngenda vuba vuba, iyo mvuga vuba, ibintu byose mbikora vuba. Abo tuzakorana mu biro byanjye nka president wungirije wa federation ushinzwe ibya technique by'umupira w'amaguru bitegure gukora. Azakorana n'abatekinisiye y'umupira w'amaguru kugeza ubu ngo tutazi ngo ni bande, ariko azakorana nabo cyane. Uyu nguyu yitwa Richard Mugisha Richard cyangwa se Mugisha Richard. Hari uwitwa ariko Marcel Matiku Habyarimana. Hari inkuru idasanzwe ya perezida vice perezida Marcel Matiku Habyarimana. Izina Habyarimana Marcel Matiku ryamenyekanye bwa mbere muri Espoir Football Club y'Urusizi ahayinga muri 2013. Muri 2017 Matiku yari ku rutonde rw'abari gutorwa muri Ferwafa, yanzamwita Vincent de Gaulle nka vice perezida mu kiringo cya mbere, donc muri manda ya mbere. Itariki ya mbere Mata 2018 yatoranwe na Fandese Kamana Jean Damascene. Uyu aregura maze Matiku ayobora by'agateganyo. Itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 Marcel Matiku Habyarimana yagarutse nka vice perezida wa Nizeyimana Olivier, yeguye agumana na Ferwafa kugeza uyu munsi kwa 24 Kamena 2023. Bwana Marcel Matiku yatorewe kuba vice perezida wa Ferwafa, vice perezida wa kabiri wa Ferwafa, yungirije nyine Alphonse Munyentwari. Habyarimana Marcel Matiku ni ufite experience muri iyi nzu kurusha barimo bose, n'umugabo mu by'ukuri umazemo igihe kirekire. Ariko harabavuga ngo kuki Marcel Matiku niba ari umuyobozi ufite charisma, ufite amavuta, umuyobozi uri charismatique, kuki atajya kura, kuki aguma ari vice perezida, kuki aguma muri federation, kuki iteka ryose kuva yatangira kujyamo nyine muri 2017 Ferwafa nyirango ntiraba nziza like ntiraba nziza Ferwafa ntiraba nziza mu bihe bye. Hari n'abatatinya kuvuga bati niwe muntu ukwiye kuva muri federation. Ushobora gusanga n'inyatsi ihora muri federation ari we wenda ifiteho navuga nyine signal hari we uyifite iyo nyatsi ihora muri federation mpira amaguru mu Rwanda, wasanga afitemo mu by'ukuri akaboko. Marcel Matiku rero agumyemo, araza mu by'ukuri kuyoborana na Bwana Alphonse Munyentwari. Ariko se kuki Matiku? Hari n'abaduta kuri iryo zina batari ku muntu gute yitwa Matiku akaba muri federation igaragaramo n'ubundi sometimes Amatiku. Ese yabagira Matiku, ese ubundi iryo zina nibyaba byiza rihindutse akareka kwitwa Matiku, uwenda hari akitwa Matici.
cyangwa se Matix cyangwa se Matisi, ariko Matiku ni izina mu by'ukuri dasona neza, benshi bararijora ngo buriya se ntagira Matiku, ariko nge umuzi ni umugabo w'inyangamugayo utagira Matiku. Izina burya wa mugani byavuga abanyarwanda ngo izina ryo muntu ntabwo ari ryo muntu, kuko Matiku nta Matiku menshi agira. Ushobora gusanga wenda atari n'izina ry'ikinyarwanda ari Matiku bivuga bisobanuka mu rundi rurimi, nzamwegera mubaze numve. Ariko agarutsemo ari vice president wa mbere birumvikana ushinzwe imiyoborere, birumvikana akaba rero agiye kuguma muri iyi federation. Akaba rero undi noneho umwungirije Matiku wa kabiri nta wundi ni uwitwa Richard Mugisha cyangwa se Mugisha Richard, umwe nyine ngo ukora vuba vuba, abantu bagomba kwitegura gukora. Uyu nguyu niwe rwose wafashe umwanya wahatanirwaga cyane cyangwa se wahanirwaga cyane na Gacinya Chance Denis bataye mu bishyimbo cyangwa se nyine iyo epfo mu byuko mu bigori. Ariko sofa nta uvumira itarenga, reka turebe icyo azakora, kuko ni umugabo nawe abenshi bavuga ko ari umuhanga cyane, bavuga ko ari umunyabwenge, ari umugabo ufite ibintu byinshi azi ndetse mu miyoborere no gufata ibyemezo, ngo ni umugabo w'umuhanga cyane kandi umujene ukiri muto. Aho rero yavuye atari umunyamupira, adasanzwe umupira, abantu benshi batamuzi, nta n'umuzi umupira w'amaguru. Icyo nyine kiguhe gutekereza ko hari ikintu kiri special ashobora kuba azanye umupira w'amaguru w'u Rwanda. Ndavuga nyine uyu nguyu witwa Mugisha. Uyu witwa Mugisha ntabwo nanjye muzi ibintu byinshi, ndi umwe mu batamuzi cyane. Reka turebe icyo yabazanye muri iyi nzu ya Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa, icyerekeye umupira, cyateza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Abandi rero batowe harimo Bamdane ushinzwe komiseri w'umupira w'abana bakiri bato, nawe yarahira rwose, yemeza abantu ko azakora ibintu bihambaye cyane bitangaje birenze muri ruhago y'u Rwanda. Reka turebe niba azabikora. Gusa nge icyo nkuyemo ni kimwe, ibi mwita ngo n'amatora y'abaringa, ibi mwise abenshi ngo ni ikinamico. Na postinze mvuga ko uyu Munyentwara Alphonse yatowe, mvuga ngo breaking news, abantu benshi banyatatse kuri post yanjye yo kuri Lorenzo Info. Ariko burya ibintu nyene iyo bikiza ntabwo abantu benshi babyizera, ariko nge I'm telling you, ndizera ko iri ari impindura amatwara mu mupira w'amaguru w'u Rwanda, uyobowe n'abanyepolitike bafata ibyemezo. Abantu nyine bagiye baza ngo kuki mu buzima bimeze neza, kuki mu mutekano bimeze neza, kuki mu banyi n'amahanga bimeze neza, kuki mu bukerarugendo bimeze neza. Izi secteurs zose harimo abanyepolitike b'abahanga. Nicyo kintu cyabuze mu Rwanda umupira w'amaguru, nicyo kintu abanyamupira badafite. Reka abayobozi bavuga ngo nimureke Imana yitwa Imana, nimureke abayobozi bakora akazi kabo nk'abayobozi, batanga umurongo, batanga ubutabera, bafata ibyemezo bitabera, bakora inshingano zabo neza. Nabonye ko ahubwo nugiye kuba Secretary General ko nakazi gapiganirwa, ariko uwo urimo kurobingwa, urimo gutegurwa kuba Secretary General wa Federation, biratangaje cyane ko atari Jire Karangwa, ahubwo ari umuntu uvuye ku Secretary, donc ku Executive Secretary mu murenge, kugira ngo noneho mvurye ibintu bihagaze muri rusange. Ugiye kuba SG ni umuntu uvuye mu murenge, wari executive w'umurenge, kugira ngo wumve noneho ko ibintu birimo kuba muri Federation ntabwo ari abantu tuza bavuye cyane, ntabwo ari abantu bazwi umupira, ni kugira ngo wumve urwego ibintu bigezeho, ko Federation uko igiye kuyoborwa igiye kuyoborwa n'abantu b'inyangamugayo byagoye kubatoranya babizerwa, abantu bazafata ibyemezo bitabera, abantu bazagendera ku byemezo by'abanyamuryango, cyane ko nka shampiyona yo mu byemejwe muri inteko rusange harimo kugira guhindura shampiyona league, shampiyona ikaba league, ikaba iyigenga.
ubwo rero abatowe bose twifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo yabo mishya, twifurize gutanga umusaruro ndetse no kunyura abanyarwanda no gutanga umusaruro muri rusange witezwe ku nshingano nshya bahawe ndetse kandi baragijwe iyi federation. Reka twifuriza amahirwe no kuzabigeraho no kuzatera imbere. Voilà, reka rero mpinira ahangaha ibindi bigenda biza bikurikiraho n'ubusesenguzi butandukanye turaza kugenda tubikora mu nkuru zacu ziri imbere. Bifuriza ibihe byiza kandi bifuriza kugubwa neza. Lorenzo Christian Musanga Mfuri ni Lorenzo Info. Bye bye.